nongere mvugane nawe. Iramubwira ngo Hezekiya aranyibukije akoze ku mutima wanjye, kandi noneho nibutse imirimo n'ibihe twagiranye. Genda usubireyo umubwire yuko atagipfuye, umubwirire ngo ku myaka ye nzongeraho imyaka 15, kandi ntabwo ndi bumukize wenyine, nzamukizanya n'umurwa ayoboye. Ndashimira Imana. Ibi birasobanuye ngo umukiranutsi umwe ashobora gukiza umuryango wose. Wari ubizi Jafe? Ene double force shelebo ku munsi mubi Imana Enestas edra igitanga makuru ikakuvuga neza ibigomba kukwica bihari. Mbibutse ko twese tubashijwe n'imbabazi z'Imana. Tubashijwe n'imbabazi z'iki z'Imana. Aramubwira ngo wari ukwiriye gupfa pe, si ngombwa ngo nkwibutse ibyo wakoze nawe urabizi. Amabi wakoze urayazi. Wari ugiye byari birangiye, ariko isubirira na toti mu gikingi cyawe. Wari ukwiriye gupfa. Haleluya. Muntu yumva unkurikiye, nagira ngo mubwire ngo wari ukwiriye gupfa, ariko hari akantu Imana ijya yibuka. Bibiliya iravuze ngo bageze bamuzana biruka, baravuga bati banguka ibintu byakomeye. Bibiliya yavuze ngo hageze abaheza bose. Kuko barahageze baramubaza bati, yarahageze baramubaza bati, koko mu by'ukuri utatubeshye Imana usenga ibaho? Ati ibaho. Wa Yesu ujye utubwira arahari? Atarahari. Noneho rero ntabwo uri buducike utadusubije we n'Imana yawe mudusubize iki? Umuntu wacu, kandi mu muduhari muzima apfuye ati dere nakane wakadoze, akajya yerekana. Undi akazana ikanzu, abandi bakazana ibitenge, amafurari barazana. Petero abirebye abona ntari buhikura amahoro, umurenge wari wahuruye. Yari afite impamvu. Bibiliya iravuze ngo arazamuka abaheza bose, arasenga aravuga ati Mana umfashe unkura aha hantu, untabara unkura aha hantu. Arasenga yumva umwuka yaramuje, arasenga yumva imbaraga ziraje, ahita ategeka aravuga ati tabita doroka byuka. Arabyuka. Haleluya. Turabasuhuje mwese bene data, abari hafi n'abari kure, abari mu Rwanda, abari mu bihugu duturanye, Uganda, Tanzania, Burundi, Kongo, abo twegeranye bashobora kumva ururimi dukoresha rw'ikinyarwanda, n'abagira umugisha wo kurusemererwa n'abandi. Turabasuhuje tubabwira ngo amahoro y'Imana nabe muri mwebwe mwese. Turabashimira kandi inkunga mudutera yo kwamaza ubutumwa bwiza bwa Yesu kugira ngo tugere ku ntego y'ikimana dushakaho. Ijambo Bibiliya ivuga ngo nimugende mu mahanga yose mubwiriza abantu ibyaremwe byose, mubwirize ubutumwa bwiza. Hanyuma niyo ntego dufite ni ukugira ngo twamaze ubutumwa bwiza. Rero turabashimira ko mudufasha kusharinga, kurayikinga no gukora subscribe kugira ngo bugere kure abantu bose babwumve, kandi no kugira ngo nawe ibiganiro dusohora ujye utubibona. Turabashimira rero, Imana y'amahoro ibaha umugisha. Watanze ingabo nyinshi zipfa ku bwacu, ndabigushimiye. Nimerera muri aka kanya namaze kumenya neza yuko ibintu utarimo byose biba bipfuye. Ngo karibu nikaze ngo uzuganze kandi ubanze muri byose. Ijambo rya namaze kumenya neza ko ari inkota, kandi ijambo ryawe ni ubutumwa butagira ikibutangira. Ndakwinginze ngo shyigikira, kandi ahantu kuri icano yitwa Iyabivuze TV unyemerere Mwami Imana ugira icyo havugira kandi ugira icyo hakorera. Ngo karibu nikaze uzuganze kandi ubanze, ntaba ari ngeho bwa abari we mu izina rya Yesu, amen. Imana iziganze kandi banze. Tuganira ukampa amakuru y'iyicano, narasenze Imana mu butumwa. Mbibutse ko wenda cyangwa se nisegure ku bantu b'Iyabivuze TV, ntabwo kwambara izirinete ari ubwibone cyangwa se ari iby'abandi b'iki gihe. Nzambaye kubw'itegeko rya muganga, nibwo bari babanje iry'ubumoso bakurikiza ringire. Rero bakunze Iyabivuze TV, ntabwo ari ubwibone mwuka byaramwe, ahubwo ni ukugira ngo ubutumwa dutanga kandi tubutange budafite umugayo n'umwe. Imana ibaha umugisha. Ni narwo rwego nifujemo ko ndabona ufite Bibiliya aho ngaho, wamfasha ukamfasha gusoma ntacyo bitwaye. Nanjye ndakoresha iri hano ntacyo bitwaye, ndumva nta satani. Uransomera igitabo cy'umuhanuzi Yesaya.
ibice 38 uhera ku murongo wa mbere ubyira urageza nko kuwa gatandatu. Yesaya ibice 38. Yes. Aravuze ngo umurongo wa mbere. Sinzi ko ngo akira ngo mikoro. Dusome Yesaya ibice 38 umurongo wa mbere. Haranditse amagambo avuga ngo muri iyo minsi Hezekiya ararwara yenda gupfa. Bukeye umuhanuzi Yesaya mwene Amosi aramusanga aramubwira ati Uwiteka avuze ngo tegeka iby'inzu yawe kuko utazakira ahubwo ugiye gutanga. Nuko Hezekiya yerekeza ivure atakambira Uwiteka ati ndakwinginze Uwiteka uyu munsi wibuke ko najyaga ngendera mu by'ukuri imbere yawe n'umutima utunganye ngakora ibishimwa imbere yawe. Nuko Hezekiya ararira cyane maze ijambo ry'Uwiteka rigera kuri Yesaya riti subirayo ubwire Hezekiya uti Uwiteka Imana ya sogokuruza Dawidi iravuze iti numvise gusenga kwawe mbona n'amarira yawe kubaho kwawe nzongeraho indi myaka 15 kandi nzagukizanya n'uyu murwa mbakize umwami wa Ashuri nzawurinda. Ntukabure ku mugabane w'ubugingo. Ibi nabyo ukoze n'umurimo w'Imana. Ndimo nsenga Imana yampaye amagambo maze iminsi ndi gusenga. Imana irambwira ngo nimbwira abantu ngo bishakire urwibutso kuko iminsi mibi irahari. Bibiliya iravuze ngo nuko Hezekiya ararwara. Isomye amateka ya Hezekiya usanga Hezekiya ari umukozi w'Imana cyangwa se mu gihe cye yarakoze imirimo myiza ariko nyuma aza kurwara. Kurwara kwa Hezekiya Imana aramurebye ibona ko agiye gupfa imutumaho umuhanuzi Yesaya mwene Amosi iramubwira ngo genda ubwire Hezekiya ko atazakira. Yesu ashimwe. Genda ubwire Hezekiya ko atazakira hanyuma yitunganye kuko agiye gutaha. Bibiliya iravuze ngo Hezekiya nawe Yesaya nawe arahaguruka ajya gusanga Hezekiya. Agezeyo asanga kuko yararembye heze mu buriri. Aramubwira ati rero ibyo kwirwaza no kuvuga ngo wenda ngo uzakira uri gusenga yo gukira ariko Imana ngiye yambwiye yuko ugomba gutaha. Ahubwo iyeze neza. Itunganye utahe. Muri iyi minsi ni ikibazo aya magambo Imana yamana natekerejeho byinshi cyane. Muri iyi minsi abantu barashaka kubahanurira ibintu byiza. Umuntu ushobora kuza ukamubwira ngo Imana yambwiye ngo izugiye gutaha kubera ko abantu benshi batinya gupfa cyangwa gutaha nyine agahita kubwira yashobora no kugutuka. Ariko ndimo nsenga Imana yambwiye amagambo hanyuma imbwira kuri Hezekiya inyigishe ibintu bigera kuri 2. Icyambere Yesaya yarumviye wabikora nko Uwiteka yamutumye. Agezeyo asanga Hezekiya koko ararembye. Aramubwira ati Imana yambwiye kutazakira ahubwo tegeka iby'urugo rwawe usiguraze unitunganye neza kuko ugiye gutaha. Yesaya akimara guhanura Hezekiya yanyigishije ikintu gikomeye. Ntabwo yigeze amubwira ngo yikanga ngo ndapfuye na cyangwa se ikindi cya kabiri ngo ahita mukanga amubwira ngo ubwo buhanuzi bupfuye. Muri iyi minsi ushobora guhanurira umuntu ngo uratashye agatajya no kukurega ko agiye kumutera ubwoba. Muri iyi minsi abantu barashaka abahanuzi bigwiriza. Bibiliya ivuga ngo mu gihe cy'imperuka cyangwa se imperuka yegereje cyangwa se mu gihe cya nyuma abantu bazigwiriza abahanuzi b'ibinyoma bahwanye n'irari ryabo. Ariko Hezekiya yari yarasenze Imana muri ibi bihe nubwo yararwaye ariko umuntu w'imbere yarakiri muzima. Bibiliya iravuze ngo Hezekiya ahita yerekera ivure. Ntabwo yigeze abwira Yesaya ngo ibyo bintu mbwiye iryo terabwoba ryawe abahanuzi b'iki gihe ahubwo yamenye ko Imana ivuganye nawe. Reka nkubwire buriya ntabwo umushumba niyo yaragiye ntabwo bayobekana. Iyo ivuze shebuja arabyumva niyo shebuja avuze nayo irumva.
Hezekiya yahise amenya neza ikintu Imana ivuganye nawe, aravuga ati Imana nta mikino igira, ubundi atashye. Ariko aravuga ngo reka basi nubwo ngiye ariko tube twavuganye nanjye. Yaranejeje, maze iminsi ndi gufashwa n'aya magambo, Imana imbwira aya magambo ngo nzayabwira abantu bo kuyabivuze. Naranezerewe cyane. Ahantu yahise yerekera ivure ngo ashinga iva arasenga. Bibiliya ivuze ngo arasenga, arabanza yibutsa imirimo, arayibwira ngo Uwiteka, ijambo ryanejeje riruta ayandi yose ndi buvuge. Yaravuze ngo Uwiteka, ibuka ko mu by'ukuri najyaga ngendera mu by'ukuri imbere yawe n'umutima utunganye, umutima utagira uburyarya, umutima uzira icyaha. Ibuka ko koko najyaga ngendera mu by'ukuri imbere yawe. Ako kantu karanyishe, ahubwo njye najyaga nsoma ariya magambo, navuze se amagambo nibwo bwa mbere nyasomye, ariko biraryoha Jafe, biraryoha, ijambo riraryoha n'ukuri. Narafashijwe numva ndapfuye. Aravuga ngo ibuka akantu ka mbere, buriya nugera mu byago n'amakuba uzibutse cyane cya mbere Imana uzayibwire ko wakiranutse. Usanga akantu ko gukiranuka ntako ufite, uzaba ufite ibyago byinshi. Ikintu cyanejeje yarabanje arayibwira ngo mu by'ukuri warebye usanga sinakiranutse. Ibuka ko, reka nkwibutse nubwo utabyibagiwe, ibuka ko najyaga ngendera mu by'ukuri imbere yawe kandi n'umutima ugize gute, utunganye. Imana yumva ako kantu irakiwe, yavuga ati kandi koko urebe. None ayikubita ka kabiri, arayibwira ngo kandi wibuke yuko nakoze imirimo. Ubundi usomye amateka ya Hezekiya, ni umwe mu bami bagerageje kurwanira ishyaka Imana mu gihe abantu z'ibinyoma bari baradutse. Ni umwe mu bantu bagaruye, simvuze ngo mu bantu, mu gihe cye yaragiye asohora ibigirwamana mu nzu y'Imana, asohora abantu z'ibinyoma, arakubita, arasohora, arongera aravuga ngo abantu mwongere musenge Imana. Imana irongera igira agaciro. Ayibutsa ako kantu, aravuga ngo wibuke ko najyaga ngenda mu by'ukuri imbere yawe kandi nkora ibishimwa nkakora ibitunganye, kandi wibuke ko nagaruye icyubahiro cyawe mu nzu yawe. Imana ishimwe, nyihereje icyubahiro. Bibiliya iravuze ngo nukohere. Imana ntabwo iguhakurama gusa, ntabwo iguhakurama gusa, ahubwo iguhakurama bitewe n'icyo uzakora, n'icyo uzayimarira, n'icyo uzamarira abantu cyangwa Imana. Yesu ashimwe cyane. Ayibwira imigambi n'imirimo n'imihigo agomba kuzakora. Imana irabyibuka, yibuka ibyo yakoze, ireba ibyo Hezekiya yakoze, irabyibuka, yibuka imirimo, iravuga ati ariko habona ribi nibeshya hari. Ngo ihita yongera ikora ku muhanuzi witwa Yesaya, ngo yari ataragera mu murwa. Bibiliya iravuze ngo nuko iramubwira ngo umva, imukomanga iramubwira ngo Yesaya we buhagaze aho ngaho mbanze nkubwire nongere mvugane nawe. Iramubwira ngo Hezekiya aranyibukije, akoze ku mutima wanjye, kandi noneho nibutse imirimo n'ibihe twagiranye. Genda usubireyo umubwire yuko atagipfuye, umubwirire ngo ku myaka ye nzongeraho imyaka 15, kandi ntabwo ndi bumukize wenyine, nzamukizanya n'umurwa ayoboye. Ndashimira Imana. Ibi birasobanuye ngo umukiranutsi umwe ashobora gukiza umuryango wose. Wari ubizi Jafe? Umukiranutsi umwe cyangwa imirimo y'umukiranutsi ishobora gutuma umuryango wose utabarwa cyangwa igihugu kigatabarwa kubw'umuntu umwe. Bibiliya iravuze ngo asubirayo, ageze aramuhanurira, aramubwira ngo umva nguko Uwiteka Imana ivuganye nawe. Imana y'amahoro iravuze ngo kukubaho kwawe yongeyeho imyaka 15 kandi izagukizanya n'umurwa. Imana nishimwe cyane. Niziki rero ikintu cyitwa imirimo umuntu akiriho kigira umumaro. Aya magambo yanyibukije ndi menshi, yanyibukije igitabo cy'abami, ngira ngo ni igitabo cya mbere cy'abami, ibice 2 ku murongo 26, ni cya kabiri cy'abami, ibice 2 ku murongo 26. Haravuze ngo kandi umwami abwira Abiyatari, ubundi ndashaka kuvuga ku kintu cyitwa urwibutso Imana yakwibukiraho. Kandi umwami abwira Abiyatari umutambyi ati hoshi igendere. Uzahasome Jafe, hararyoshye. Hoshi igendere wisubire na toti mu gikingi cya, kuko wari ukwiriye gupfa, cyagombaga kukwica cyo kirahari muri iki gihe. Icyagombaga kukwica cyo kirahari, ariko ngewe Uwiteka njya nibuka imirimo. Uyu ni Salomo. Salomo yaraje avuye kwica Adoniya, amutsinze mu Sadoniya
amutsinze mu rusengero kubera ibyaha yari yarakoze n'abashumeyi bose Imana yari ubundi Salomo Dawidi ajya gupfa se wa Salomo yaramubwiye ngo dore ndagiye ariko imvi zanjye ntizamanuka ngo zijye ndagiye ngenda tashye ariko Shimei yarantutse imvi ntazamanuke ngo zijye mu mva zitari amarasha muvushije ubundi yamusigiye gahunda y'abantu bamuhemukiye ngo azarebe uko abagenza avuga kuri Adoniya avuga kuri Shimei ati Shimei yarantutse ntacyo namutwaye nawe uri umuntu mukuru uzamenye uko uzabigenza hanyuma na Adoniya nawe byagenze gutya na gutya arigomeka na Adoniya na Abusalomu washatse kwigira umwami na Adoniya hanyuma nawe uzamenye uko ugira gute Adoniya uzamenye uko umugenza avuga n'abandi ariko ari nabo yavuze nayo neza yageze ku musozi witwa Berizera yaramubwira ati abana be ntibakazabure kurira ku meza yawe iminsi yose uzabura umwami uzabukiriho arangije agera kuri uyu narimvuze witwa Abiyatari nafitanye amateka na Dawidi ni umwe mu bantu barokotse mu miryango 81 niba nibeshye ku mutambyi witwa Bimeleki ubwo Sawuli yicaga abatambyi bose abazirije yuko umwe muri bo yacumbikiye Dawidi akamuha imitsima hanyuma aka karakana niko kari gatoya arangije aka kana niko karokotse mu muryango wa Sawuli ubwo sinshatse gusubira muri aya mateka yose ariko kamari kurokoka gakaba ku ngoma ya Dawidi kabana na Dawidi neza barakomeza barabana igihe kimwe rero Adoniya ashaka kwiyimika ngo yigire umwami nako karagenda kajya mu kigare cy'abantu babaga inka bararya nako kajya mu kigare igihe kigeze rero cyo guhora ku banzi ba Dawidi Salomo afite inkota ijojo amaraso aramubwira ngo wari ukwiriye gupfa Abiyatari we wari ukwiriye gupfa ariko imbabazi z'Imana zishimwe Imana ihabwa icyubahiro ndashimira Imana kwigira imbabazi kandi hari ijambo rivuga ngo Imana ntikiranirwa ngo yibagirwe imirimo ndashimira Imana ko no ku munsi mubi no ku munsi w'urupfu Imana ijya yibuka imirimo Salomo yariye karungu afite inkota afite umusirikare ufite inkota ati mwegera uyu musogota ariko ageze aramubwira ati hoya bumuretse bumwihoreye ntugire icyo umutwara nibutse abwira Abiyatari aramubwira ngo Abiyatari we Abiyatari mba nkwishe wari ukwiriye gupfa muri iki gihe ariko sindi bukwice muri iki gihe kuko wajyaga uheka isanduku y'Uwiteka Imana imbere y'umukambwe wanjye Dawidi kandi hari akandi kantu nibutse ko wabaranye nawe mu byamubabaje byose ajya gupfa yasize akumpayeho amakuru ndashimira Imana ko ku munsi mubi Imana ijya dutangira amakuru ene double force shelebo ku munsi mubi Imana enestas igitanga amakuru ikakuvuga neza ibigomba kukwica bihari mbibutse ko twese tubashijwe n'imbabazi z'Imana tubeshejwe n'imbabazi z'Imana aramubwira ngo wari ukwiriye gupfa pe si ngombwa ngo nkwibutse ibyo wakoze nawe urabizi amabi wakoze urayazi wari ugiye byari birangiye ariko isubirira na toti mu gikingi cyawe wari ukwiriye gupfa haleluya muntu yumva unkurikiye nagira ngo nkubwire ngo wari ukwiriye gupfa ariko hari akantu Imana ijya yibuka Jafeti we ukuri kw'Imana ariko Jafe muri ino minsi tugiye gukorana umurimo narabikunze ndashaka ko tuzavuga Imana kuyabivuze ndashaka ko tuzabwira abantu Imana we Imana ijya yibuka nzakubwira ko Imana ijya yibuka n'ingaruka nzabaho ubuhamya mbabwire akoze Jafe uzi ko dutandukaniye mvuye hano iwacu nkajya ku mudugudu wa Sejame ngiye kubayo uzi ko 2019 narwaye nkagera ku rwego rwo gupfa barabikubwiye narapfuye mara amasaha 6 nzabikandekeraho ariko hari oya nzababwira ikindi gihe Bibiliya iravuze ngo nuko Salomo aramubwira ngo shigendere wisubira na toti mu gikingi cyawe wari ukwiriye gupfa ariko sindi bukwice muri iki gihe impamvu nuko wajya guheka isanduku y'Uwiteka Imana imbere y'umukambwe wanjye Dawidi ntago yarabagipfuye ndashaka kuvuga kundi muntu
undi nshaka kuvugaho ni umuntu witwa Tabita, risobanurwa ngo Doruka. Usomye ibyakozwe no mu gice 9 ku murongo 36 turavuze ngo kandi Yopa hari umwigishwa witwaga Tabita, bisobanurwa ngo Doruka, ngo yagiraga imirimo myiza myinshi n'ubuntu bwinshi, ngo akajya adodera abantu amakanzu, ngo ariko igihe kigeze yabaye nka Hezekiya, ararwara arapfa. Niko Bibiliya ivuga. Ararwara arapfa kandi afite n'imirimo myiza, arapfa. Birashoboka ko wanapfa ariko ikuzurira hari. Yesu yigeze avuga ngo ninjye kuzuka n'ubugingo, unyizera naho yaba yarapfuye azongera abeho. Ngo baramwuhagira bamushyira mu cyumba cyo hejuru, ngo bamare kumushyira mu cyumba cyo hejuru, ngo mu gihe bari kurira, ariko abantu bose abo muri uwo murenge bose buri wese akageza afite akantu, ufite agakanzu agakubita gutya ati dore naka niko yandodeye, akiriho uzanye igitenge, uzanye ikanzu, uzanye iki, aravuga ati dore aka niko none abantu bose bararira, buri wese akageza, imfubyi kazana agakanzu, abanyeshuri, abantu bose bakajya bazana utuntu yabohoye akiriho, bakavuga ngo ubundi Tabita Doruka akwiye gupfa gute, ubundi mu bantu bapfuye ngo yarimo. Bibiliya iravuze ngo nuko sinzi uwo barabuye mu mvugo y'abiki gihe, arababwira ati dore menyeye neza wa mwigishwa Yesu umwe wa wundi ukora ibitangaza witwa Petero, ntibajya bavuga ngo arasenga ngo ngaho noneho mugende mu mamagare, ataraha ngaha kwa hanga acumbitse kwa Simoni muhazi, muribuka ko hari ahantu nuko bamutuma hafi aho ngaho bugufi bw'iruda, Yopa hari bugufi bw'iruda, ngo bamutumaho abantu babiri. Bibiliya iravuze ngo bageze bamuzana biruka, baravuga bati banguka ibintu byakomeye. Bibiliya iravuze ngo hageze abaheza bose, kuko barahageze baramubaza bati, yarahageze baramubaza bati koko mu by'ukuri utatubeshye Imana usenga ibaho? Ati ibaho. Wa Yesu ujye utubwira arahari? Atarahari. Noneho rero ntabwo uri buducike utadusubije we n'Imana yawe, mudusubize iki? Umuntu wacu, kandi mu muduha ari muzima, apfuye ati dore naka niwe wakadoze, akajya yerekana, undi akazana ikanzu, abandi bakazana ibitenge, amafurari barazana. Petero abirebye abona ntari buhikura amahoro, umurenge wari wahuruye, yari afite impamvu. Bibiliya iravuze ngo arazamuka abaheza bose, arasenga aravuga ati Mana umfashe unkura aha hantu, untabara unkura aha hantu. Arasenga yumva umwuka yaramuje, arasenga yumva imbaraga ziraje, ahita ategeka aravuga ati Tabita Doruka byuka. Arabyuka aricara aramuhobera. Bibiliya yavuze ngo amuhereza, aramumanukana amuhereza abera bose, bimenyekana iruda bose bizera umwami Yesu. Bibiliya yavuze ngo benshi bizera umwami Yesu. Nagira ngo mbabwire ikintu nari nshatse kuvuga, nagira ngo mbabwire ngo imirimo ishobora kukuzura, imirimo ishobora kukuzura, imirimo yakubeshaho ku munsi mubi, imirimo yakubeshaho ku munsi mubi, imirimo yakuzura. Bitumye aho nibuka ibintu, reka nse nkutanga akantu kubuhamya gatoya ubundi dusenge, kuko nta nubwo ari nta n'impamvu yo gutinda. Ubutumwa bwumvikanye kuko Imana yambwiye ngo mbwira abantu bishakira imirimo izabatunga ku munsi mubi, urwibutso. Kandi nagira ngo mbwire umuntu ntubone, niyo waba uri muri Amerika, niyo waba uri muri Canada, niyo waba uri muri Burayi na hehe, ahantu hose waba uri, nagira ngo nkubwire ngo umunsi mubi ujye ugera. Nejo bundi muri Amerika mu munsi mubi warageze. Warageze, abakene bacumbikira abakire. Warageze. Yes. Umunsi mubi warageze, abakene bacumbikira abakire, leta icumbikira abantu b'ibyamamara, ibintu birakara, imodoka barazisiga. Nagira ngo mbabwire ngo umunsi mubi ujye ubaho. Kandi n'umunsi mubi waba n'urupfu, kandi nta usezerana n'urupfu igihe azapfira. Bibiliya iravuze ngo reka imirongo myinshi muri Bibiliya, ahubwo mvuge kuri aka kantu. Igihe kimwe
aya magambo yanyibukije ibintu byinshi muri no minsi, bisa nk'ibibabaje ariko nanone ni byiza. Nagize gutya nibuka kuntu muri jenoside nari mfite imyaka 5, ubwo abazi kubara barabona imyaka mfite. Papa aza kundeba aho yari yaduhishe, twabanje kwihishana ariko bona bazatwicana, aravuga reka twigabagabanye, atujyana ku mugabo witwa John, bari inshuti cyane, najyaga bavuga ngo ni amashumi. Babanye mu buzima bugoye. Papa nawe banje i Kigali, umwe yari umunyacyangugu, umugabo witwa John yari umunyacyangugu, aza gushaka ubuzima hehe i Kigali, ariko hasanga papa rero amufasha kugira gute kubaho, amwereka ubuzima, batangira bararatangiye babaho nabi. Igihe kiragera papa afatisha mbere y'uwo mugabo, afatisha ubuzima mbere y'uwo mugabo, akajya amugaburira, akajya murihira ibyo kurya, inzu, ibintu byose aramufasha, amumenyereza n'umujyi, ibintu birakara naza kuba umugabo. Igihe kiza kugera jenoside ibaye, papa twabanje kwihishana, hanyuma aravuga ati reka mbajyane kwa John batatwicana twese. Gashiki kanje kari gafite nk'imyaka 2 n'igice ndabyibuka, bwari bwa bwana bufite imyaka 3 2 n'igice, buvuga ukuntu tugambo twinshi. Nge nayo ifite n'igikurira ko twari dusigaye tumeze neza, dufite n'amafaranga, naryaga neza, nari imbyibushye meze neza. Ntago igikuriro cyanjye cyari cy'umwana w'imyaka 5. Ntago natandukiriye ku magambo cyangwa ku butumwa Imana yampaye. Ahageze aza araduhisha aho ngaho aragenda, ariko hashize nk'iminsi 2 aragaruka. Umutima uranga aravuga ati kanje kurako abana banjye bakiriho, asanga turacyariho. Yari muremure Jeff, yaragusumbaga cyane, ariko bayakura mu bwonko, kandi nawe ndabona uri muremure. Mu gihe asohotse asubiye kwihisha, handi yarishe, hari intera hamwe ziri kwica abantu. Rega ni hano muri cya kibuga cyo kuri Provia, nabonye barashyize ibintu cy'igipangu kubona aho maherukira. Kera cyari ikibuga kigiramo bakina umupira, bigiramo moto mbere y'intambara. Twere twari turi zimwe mu zari ziri hejuru y'ikibuga gutya hejuru y'inzira. Bamubona bari kwica abantu, baravuga ngo Feliciane we ngwino hano, nawe yitwaga Gasasira, naramukurikije. Ati ndaje, ati manukiraho, atereka manukira arahirya. Ubwo naragira ngo bakwepe, kandi abo bantu nabantu yaguriraga inzoga, nabantu basangiyaga, nanjye bajyaga bangurira biswi, na papa nawe akabagurira, mbese bari inshuti cyane. Ako icyo gihe abantu bari babaye inyamaswa. Nakajambo kamwe nshaka kuvuga nkahita nsoza. Hanyuma amaze kugenda, ageze hirya abarirutse, ntiyamanukiraho yarababwiye, yirukanse bamuvuza amasaso. Mu gihe atarapfa baza guhorahoza n'imipanga. Nararebaga, ikintu cyanangaje aricyo nashatse kuvuga. Wa mugabo waduhishe we yari ari mu bwoko budahigwa, araza amfuka mu maso, anturuka inyuma, amfuka mu maso, aramfuka gutya, aramfata nsubiza inyuma, ntareba, ariko nari namaze kubona byinshi, nari naherekare atabizi, ndi kureba ibintu biri kubera aho ngaho. Ambwira ijambo ari kugenda nsubiza inyuma, nkuko anturuka inyuma ukamfuka, agenda ambwira ngo ngwino nguhishe siko ntiyambereye imbwa. Ngwino nguhishe siko ntiyambereye iki imbwa. Aranjyana nshyira mu nzu, gashikanye ko ngo karira bo bari bagataye munsi y'igitanda, bagahishyirayo ibiryo n'Dennis ariho kibera, ko kari guhagara mu muryango bagahita bakarembuza. Ngiro ntago byangaragaraga cyane. Aha, arambwira ngo ngwino nguhishe siko ntiyambereye imbwa. Nakuyemo isomo maze gukura aya magambo yankuriyemo, n'aya magambo ejo bundi, aya magambo twasomye yabatabita n'abandi bose na Ezekiya, Imana ibongera iminsi yo kubaho nk'ibi byose twasomye. Nasomye iryo jambo ndi gusenga ndi mu nzu, amarira arisuka. Ndibaza, umuntu ntawuzi igihe azapfira. Ushobora kubyara abana ariko ukabasiga abakiri batoya. Ndashaka kwibariza umuntu ukurikira Yabivuze TV, cyangwa namwe mwa Jeff, namwe muri ahangaha, ubundi mureke mbabaze, upfuye hari uwakurerera akavuga ati wa mwana wa Jafeti we, ati wa mwana akabwo ngutanze urugero kuba turaziranye, ati papa yari umwana mwiza, ati ngwino nkugurira indazi, ngwino ujye kubi wanjye. Kuko imfubye nyinshi twebwe twagiye turererwa mu ngo z'abantu,
n'aha muri karitsiye niho narerewe, umubyeyi wandeze sinari imuzi, nabyo nubamye nzaguha ubuhamya. Mfite byinshi byo kuvuga we mana, mfite byinshi byo kuvuga. Hanyuma reka mbabwire, uramutse upfuye hari uwakurerera? Ese ubundi aho utuye nicyo kibazo mfite. Uramutse upfuye hari abarira bakavuga bati yo yari umwana, yari umukozi w'Imana, cyangwa mu mitima bavuga ati nikigende cyane cyaratuzengereje. Hari igihe Yesu yavuze ngo nkwiriye gukora imirimo y'uwantumye hakiri ku manywa, ni igihe bugiye kwira. Ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo bwanditswe na Yohana ibice 9 kuri murongo wa 4. Nkwiriye gukora imirimo y'uwantumye hakiri ku manywa, ni igihe bugiye kwira ntakibashije gukora. Nagira ngo mbabwire ngo hari igihe buba bugiye kwira, hari igihe urupfu rwagutwara, hari igihe ibyago byaza, hari igihe amakuba yaza. Nababwiye ngo iminsi mibi igibaho, ariko ku munsi mubi ni iki Imana izakwibukiraho. Ariko nagira ngo mumurize n'abandi mbabwire ngo Imana ijya yibuka imirimo, Imana ijya yibuka imirimo, Imana ijya yibuka imirimo. Ku munsi mubi Imana ijya yibuka imirimo, wari upfuye Imana ikakwibuka. Ku munsi mubi byarangiye Imana ikakwibuka ikavuga ngo gasore ongera ubeho, genda ongera urye ku birayi, nibutse ko wankoreye. Hanyuma uwo mugabo ntiyarakijijwe, na papa ntiyarakijijwe. Kireka papa niba wenda yaragiye kwihana, yaragiye gupfa akihana, ntawe wamenye iby'umuntu, sinamucira urubanza. Ariko icyo nzi neza nuko mbere jenoside yabaye papa adakijijwe, ariko burya namenye ko umuntu yanakizwa agiye no gupfa buri minota ingakihana. Ngwino nguyishe sko ntiyambereye imbwa. Hari uwabwira ijambo uwo mwana wawe wowe utakiriho, hari uwari mubwira akavuga ati ngwino nguyishe nyoko ntiyambereye imbwa cyangwa sko ntiyambereye imbwa. Imana yambwiye ngo nze mbwira abantu bo kuyabivuze TV, ni mwishakira imirimo izabarengera ku munsi mubi, kuko Imana yambwiye ngo iminsi mibi yiraje. Ari abanyarwanda bazanyumva banyumve cyane kuruta n'abandi, iminsi mibi yiraje. Kandi umunsi mubi waba urupfu, umunsi mubi waba uburwayi, ukagemurirwa n'abo wimaga. Iminsi mibi igibaho, ukiri mwisi utarataha ngo ugere kwa data mu ijuru. Nagira ngo nkubwire ngo iminsi mibi bikidutegereje, ariko ku munsi mubi Imana igirengera abakiranutsi bayo. Hezekiya Imana yaramurengera, yamubwira ati ntugipfuye, ahubwo nzongeraho imyaka 15, kandi sindi bugukize wenyine, ndagukizanya n'abatuye mu murwa bose. Rero reka nsoreza ahangaha, ariko Imana yambwiye ngo mbabwire ngo nimwishakire imirimo izabatunga ku munsi mubi. Mwakoze kundarika, muyobozi uyabivuze TV, Imana iguha umugisha. Amen. Nanjye naravuze ngo reka nzaze nshyiraho ibuye, ariko nabanje gusenga, ntago nari kuza ntacyo mfite cyo kuvuga. Mwari kumwe na Evangeliste Mugisha Pascal cyangwa Gasasira Pascal. Imana ibaha umugisha. Ziranye iminsi myinshi, afite ubuhamya bwinshi bw'amakuba, afite ubuhamya bwinshi bw'ubuzima bwiza. Nahoze mvuga yuko Imana mu iminsi yanyuziwe, Imana yanyuziwe, ntago ari uko yari asanzwe, ntago ari uko yari ameze. Imana yamwirukaniye umunsi mubi. Reka rero dusoze dusenga Imana tubinginga kugira ngo mukomeze mukurikirane ubutumwa bwiza. Kandi ijambo ry'Imana ntago ari umukino, ijambo ry'Imana ntago ari akantu umuntu akwiye kuba kerensa, ahubwo murifate nk'ubuzima, murifate nk'ubuzima, muritunge mu mitima kugira ngo mutazacumura ku Mana. Reka dusenga Imana. Imana ibahe umugisha mwege mwese mudukurikirana, kandi mukomeze mwamamaza ubutumwa bwiza bugere kure, mu busharinge, mu likinge, mukomeze muduhe comment, mukwiye kugira ngo ubutumwa bwiza bukwire bugere kuri bose. Mana turagushimiye ijambo ryawe n'umugaragu wawe wateguye, tugushimiye ko waturarikiye umugaragu wawe ngo aze tuganire ijambo ryawe, kandi ijambo ryawe ribaye rizima muri twebwe. Ijambo ryawe ritubereye indorerwamo, ijambo ryawe ritubereye itabaza, ijambo ryawe ritubereye ibyo kurya, riradutunze turyohewe naryo. Rero turasenze kugira ngo umwuka wera akomeze aritwigishe, akomeze aridusobanurire, akomeze aritwungure, ryunguke, ryera imbuto nyinshi, ribe ubuzima. Abazaryumva barwaye bazakire, abazaryumva bafite ibibazo bazasubizwe, abazaryumva baraguye bazabyuke, abazaryumva basinziriye bazakanguke, abazaryumva baribagiwe bazongere bibuke. Kandi wibutse abantu bawe bari hafi n'abari kure, ubibutse ko umunsi mubi uza uvuye ahantu umuntu
utatekerezaga, umunsi mubi ujya uza uvuye mu gihugu umuntu atakwibwiraga, umunsi mubi ujya uza uvuye ahantu hamwe cyangwa ahandi. Turasenzera rero kugira ngo umwuka wera asobanurire abantu bawe kandi ubahe gushaka imirimo, twege twese ugiye gushaka imirimo myiza izaturengera ku munsi wo kugotwa. Saba umugisha umugaragu wawe, saba umugisha wa kameraga, saba umugisha abazumva, saba umugisha abazumvira, saba umugisha abazarakinga, abazasharinga, abazakora subscribe, abazakora comment, saba umugisha abazumva iki kiganiro bari hafi n'abari kure. Umwuka wera azakora ibitangaza kandi ijambo ryawe rizera imbuto nyinshi muri bo, mu izina rya Kristo umucunguzi wacu, amen.